Abagabo benshi bumva ko nibashaka abagore bakabyara abana ariyo ntsinzi ya nyuma mu buzima bazaba bagezeho. Ariko se aka kanya nkubwiye ko ibyo utekereza byose ari ibinyoma babeshya abagabo benshi kugira ngo bagire umutego babagwishamo uzababuza gukura mu buzima bwabo ukanababuza gutera imbere bakagera ku ntego zabo. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu niba uri umugabo utagomba kuzigera ushaka umugore mu buzima bwawe cyangwa ngo ubyare abana ugire umuryango. Ndabizi abantu benshi bararakara iyo umuntu avuze ku kwanga gushaka, ariko uyu munsi tugiye kuvuga ku kuri kwa nyako abantu benshi batinya cyangwa banga kuvuga, ndetse ni kwa kuri kwagizwe ubwiru mu nyandiko za kera. Ikaze nk'ibisanzwe. Impamvu ya mbere tugiye guheraho niba uri umugabo igomba gutuma udashaka umugore, nuko iyo ushatse cyangwa nushaka uzahita utakaza ukwishyira ukizana kwawe, ubwigenge ndetse n'ubwisanzure bwawe. Iyo tuvuze ko umugabo iyo amaze gushaka ahita atakaza ubwigenge n'ubwisanzure bwe, ntabwo bivuze ko urushaka ari ikintu kibi, ahubwo nuko hari impinduka zikomeye zitangira kuba mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko umuntu ashaka usanga yifatira ibyemezo bye byose ku giti cye ukabyumva, usanga ahitamo ahajya igihe abishakiye n'igihe agarukira, usanga ahitamo uko akoresha amafaranga ye, usanga ahitamo abantu asabana nabo, ndetse usanga ahitamo n'uko ategura ejo hazaza he. Iyo ashatse gutangiza umushinga mushyashya cyangwa gushora mu bucuruzi ahita abyemeza ku giti cye nta yindi mbogamizi. Ariko niba uri umugabo ukamara gushaka umugore, ubuzima bwawe ntabwo buzaba bukiri ubwawe gusa, kuko buri cyemezo cyose mbere y'uko gifatwa cyangwa cyemezwa bizajya bisaba ko ukiganiraho ndetse ukanacyumvikanaho n'umugore wawe. Niba wari umugabo tuvuge wari waramenyereye guhura n'inshuti zawe buri weekend, cyangwa wari waramenyereye gukora ingendo z'ubucuruzi cyangwa kugura ibintu bitewe n'uko ubyumva, uko siko bizaba bikimeze numara gushaka umugore, kuko uzasanga mbere yo gukora ibyo byose uzajya ubanza kugisha inama umugore wawe, ndetse munarebere hamwe niba ibyo byemezo nta ngaruka bizagira ku muryango. Ikindi ni uko numara gushaka nk'umugabo uzahita ugira inshingano nshya kandi zikomeye cyane. Uzasanga amasaha wakoreshaga mu bintu bigushimisha uzahita utangira kujya uyakoresha wita ku bana cyangwa wita ku bibazo byo mu rugo. Amafaranga wakoreshaga uko ushatse igihe ubishakiye, numara gushaka umugore uzajya uyakoresha mu byo mu muryango ukeneye imbere y'ibindi byose. Niba uri umugabo tuvuga ushaka kwimukira mu kindi gihugu cyangwa ushaka gutangira ubuzima bushyashya ahandi, ibyo ntabwo bizakunda numara gushaka umugore, kuko mbere yo kubikora bizasaba kubanza kubiganiraho, kubyumvikanaho no kurebera hamwe inyungu z'umuryango wose. Niyo mpamvu niba uri umugabo ushaka kugira ubwisanzure, ubwigenge ku buzima bwawe, amafaranga yawe n'ibindi, ugomba kwirinda gushaka umugore, kuko niba buri kintu cyose ushatse gukora cyangwa gushyira mu bikorwa bisaba ko ujya inama n'undi muntu, bivuze ko hari ibyemezo bizatuma ubuzima bwawe busubira inyuma. Impamvu ya kabiri igomba gutuma umugabo adashaka umugore, nuko numara gushaka umugore bizakubera imbogamizi mu kugera ku ntego zawe cyangwa inzozi zawe. Iyo ushatse umugore bigira ingaruka zo gutuma bikugora kugera ku nzozi zawe ufite. Ibi ahanini biterwa n'inshingano z'urugo, kuko nizo zituma umugabo asubika gukomeza ku ntego ze cyangwa agahindura gahunda ze yari afite. Impamvu gushaka umugore bituma utagera ku ntego zawe, nuko ubundi mu bisanzwe kugera ku ntego zawe bisaba igihe kinini, bisaba imbaraga, kwigomwa no kwitanga. Uzasanga hari bamwe bisaba ko bakora amasaha menshi ku munsi, cyangwa bibasaba gukora nijoro, cyangwa gukora mu mpera z'icyumweru, cyangwa gukora ingendo za kure kugira ngo bagere ku rwego bifuza rwo gukabya inzozi zabo. Hari n'abo bisaba kwimukira mu kindi gihugu kugira ngo babone amahirwe mashya. Iyo rero utashatse uri wenyine, gufata ibyo byemezo kugira ngo ugere ku ntego yawe biba byoroshye, kuko ahanini uba ureba inyungu zawe bwite gusa. Ariko numara gushaka umugore, mbere yo gushyira imbere ibyo gukabya inzozi zawe, ugomba kubanza gushyira imbere inyungu z'umuryango wose. Reka mbaye nk'urugero rufatika. Niba uri umugabo utarashaka ukabona amahirwe yo gukora mu kindi gihugu imyaka 3 yose, uzahita ubyemera, kuko nta kindi kintu bizagusaba kugira ngo ufate ayo mahirwe. Uzahita uyemera nta no kubitekerezaho kabiri. Ariko numara gushaka umugore ukabona ayo mahirwe, kugira ngo uyemere bizagusaba kugirana ibiganiro birebire n'umugore wawe, mukabiganiraho uko abana bazabaho, uko urugo ruzasigara n'ibindi byinshi. Ibyo nibyo bizatuma uhitamo kwanga ayo mahirwe kugira ngo udasenya ubuzima bw'umuryango wawe. Niba uri umugabo ufite inzozi zo gutangiza ubucuruzi bukomeye, kandi uzi ko ubucuruzi busaba gushora amafaranga menshi, kandi imyaka ya mbere ubizi ko utazabonamo inyungu nk'uko ubyifuza, iyo umuntu atarashaka usanga biyiteguye gufata izo risk zose n'ibibazo byose bizabamo. Ariko numara gushaka umugore ntabwo uzabikora utyo, kuko mbere na mbere yo gushora ayo mafaranga yose ugomba kubanza gutekereza ku mutekano w'ubuzima bw'umuryango wawe, ukawumenyera amafaranga yo kurya, ayo kwishyura inzu, ayo kwishyura amashuri y'abana n'ibindi byinshi.
Usanga hari abagabo benshi bakora ibintu bituma bahora mu ngendo nyinshi. Abenshi usanga baranze gushaka abagore bitewe nuko abona ko guhuza intego ze n'inshingano z'urugo mu gihe yashatse bitamworohera kubijera. Niba uri umugabo ushaka gukabya inzozi zawe, irinde gushaka umugore kuko bizaguha kugira ituze, rizagufasha guharanira kugera ku ntego zawe wihaye. Iyo utarashaka umugore usanga ubona umwanya wo gukurikirana inzozi zawe no kuzishyira mu bikorwa, bigatuma utera imbere. Mu gihe numara gushaka umugore, wa mwanya wo gukurikirana inzozi zawe uzahita uwusimbuza mu kujya wita ku bana, ku mugore ndetse n'urugo rwawe muri rusange n'ibibazo byarwo. Birangire uburiye umwanya umwuga wawe, inzozi zawe ndetse n'intego zawe. Irinde gushaka umugore kuko bituma udakurikirana neza ngo unashyire mu bikorwa ibijyanye n'inzozi zawe ndetse n'intego zawe. Impamvu ya gatatu igomba gutuma umugabo adashaka umugore ni uko uzabura ubwisanzure ku mafaranga yawe numara gushaka. Iyo uri umugabo utarashaka, ushobora gufata amafaranga yawe winjije cyangwa umushahara wawe ukabikoresha uko ubyifuza. Ushobora guhitamo kwizigamira, gushora amafaranga yawe, kuguramo imodoka, gukora igendo cyangwa kugura ikintu wifuza nta zindi nshingano zikureba. Icyo gihe usanga nkawe nk'umugabo ufite ubwisanzure bunini bwo kugena uko amafaranga yawe yakoresha. Mu gihe numara gushaka umugore, ayo mafaranga haba yo winjije cyangwa umushahara wawe uzajya uhita ujya kwita mu gukemura ibibazo by'umuryango cyangwa ukawuguramo iby'ingenzi bikenewe mu rugo, ari nawe uzasanga uzahita utangira kwishyura amafaranga y'ubuvuzi, amafaranga y'ishuri y'abana, kuguramo ibiribwa, kwishyura ibyagijwe n'abana, kwishyura amadeni wafashe kugira ngo umuryango ukomeze ubeho ndetse n'ibindi. Ibi nibyo bizatuma numara gushaka amafaranga yose ubonye azajya yita ajya mu kwita ku muryango wawe kugira ngo umere neza. Ntabwo uzongera gutembera nka mbere utarashaka, ntabwo uzongera kugura ikintu cyose wifuza, ntabwo uzongera gushyira ibyifuzo byawe imbere ndetse n'ibindi. Ikindi kibazo uzagira numara gushaka umugore ni uko ushobora gusanga uwo mugore akunda gukoresha amafaranga menshi kandi wowe ukunda kudasesagura. Ibi nibyo bizatuma havuka amakimbirane hagati yanyu bitewe nuko mudafite imyitwarire imwe ku mafaranga. Ibi byose ni ibituma utagira ubwisanzure ku mafaranga yawe, haba kuyabona bikarangira uyakoresheje mu kubanza kwita ku muryango mbere y'ibyifuzo byawe, cyangwa kuyabona bikarangira umugore wawe yasesaguye akayakoresha nabi. Niyo mpamvu niba uri umugabo ushaka kugira ubwisanzure ku mafaranga yawe, ukajya umenya uko uyakoresha, aho uyakoresha n'ibyo uyakoreshamo, nuko ugomba kwirinda kuzashaka umugore. Impamvu ya kane igomba gutuma umugabo atagomba gushaka umugore ni uko numara gushaka umugore mukabyara uzahita utangira gufata inshingano zo kurera abana ndetse n'umwanya wawe wamaraga wihugiyeho ugabanuka. Iyo uri umugabo utarashaka usanga ubyukira igihe ushakiye, ukagenda igihe ubishakiye ndetse ukanaruhukira igihe ubyifuriza, kuko inshingano zonyine uba ufite mu buzima ni ukwiyitaho gusa, ukimenya ugakurikiza ibyifuzo byawe. Mu gihe numara gushaka umugore umaze kubyara uzaba utangiye urugendo rushya rwo gufata inshingano zikomeye cyane kandi zizanamara imyaka myinshi. Inshingano ubundi zizatangira umwana akimara kuvuka, kuko uzatangira umuha urukundo, umuha umwanya, umuha uburinzi, uburere ndetse n'ubwitange. Umwana naremba mu ijoro uzabyuka umujyane kwa muganga kumuvuza. Umwana nakora ikosa ku ishuri bizagusaba kujya kwitaba abayobozi bakubaze ku myitwarire y'umwana wawe. Ibintu byo kuruhukira igihe ushakiye bizahita bivaho, kuko umwanya wose wawe uzajya uwumara uri kwita ku muryango, haba uri gufasha abana gukora imikoro babahaye ku ishuri, haba uri kubigisha ndetse haba uri no gukina nabo. Ugomba kumenya ko kurera abana ntibivuze ko uzajya ubaha ibyo kurya cyangwa kuzajya ubishyura amashuri ngo wumve birangiriye aho. Ahubwo kurera abana bizagusaba kubigisha indangagaciro nziza, kubafasha gutandukanya icyiza n'ikibi, kubigisha kubaha abantu ndetse no kubabera urugero rwiza, kuko abana bakora bigana cyane ibyo babona ku babyeyi babo. Ukamenya ko umwana nahura n'ikibazo uzasabwa kumuba hafi, ukamutega amatwi, ukamugira inama. Ibyo byose kandi twabonye ko bisaba kwigwa mu gihe cyawe kinini no kuba ufite umutima wihangana. Numara gushaka umugore unamaze kubyara uzabura umwanya wo kwitekerezaho, ubura umwanya wo kwiyungura ubundi bumenyi, ubura umwanya wo kwiyitaho ndetse unabura umwanya wo gukurikirana intego zawe, bitewe nuko uwo mwanya wawujyanye mu kwita ku mugore n'abana ndetse n'inshingano z'urugo zizagukomerera cyane. Uzumva abantu benshi bashatse bivugisha ko nubwo babuze umwanya wo kwiyitaho ariko babonye ibyishimo, ishema n'umunezero, nyamara ibyo byose ni ukubeshya, baba bari kurenzaho kuko ntacyo babihinduraho. Ahubwo ukuri nuko izo nshingano baba barabonye nizo zibatera kugira stress nyinshi, umunaniro ukabije, agahinda gakabije, kwiheba, umubabaro ndetse n'ibindi.
Niyo mpamvu nk'umugabo ugomba kwirinda gushaka umugore, ukamenya ko abantu benshi bashaka bumva ko kubyara ari ibintu byoroshye, nyamara ni ibintu bisaba kwiyima, kwigomwa, kwihangana, amafaranga menshi ndetse no kwitanga birenze uko ubitekereza. Niba uri umugabo cyangwa umusore uri kumva iki kiganiro, irinde kuzashaka umugore kuko bizakurinda gufata inshingano zari kuzagutera guta umutwe, kwiheba, guhangayika ndetse n'ibindi. Ikindi ukamenya ko umwanya wawe ufite agaciro kenshi kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose utekereza. Impamvu ya gatanu igomba gutuma umugabo adashaka umugore nuko numara gushaka umugore muzahita mutangira kugirana amakimbirane yo mu rukundo ndetse hazemo no gutandukana. Usanga umugabo utarashaka nta kibazo cyo mu mibanire yihariye aba afite kuko atigeze ajya muri ibyo bintu. Mu gihe numara gushaka umugore pe, mu minsi ya mbere y'urukundo rwanyu uzajya ubona ibyiza bye gusa, muzajya muhora mufitanye ibyishimo byinshi, muzajya muhora mubwirana amagambo aryoshye ndetse munizere ko muzahora mubanye neza ubuzima bwose. Ariko nyuma y'igihe gito muzahita mutangira kutumvikana, mutangire mubone ko urukundo burya rutajya ruramba ari ibintu abantu babashutse, utangire wicuze nk'umugabo impamvu yatumye ushaka umugore, uzahita utangira kumurambirwa kandi mbere warumvaga mwagumana umunsi wose ndetse haniyongeremo ibindi bibazo byo mu rugo nk'abana n'ibindi. Umugabo uzahita utangira kubona indi shusho utari uzi ku mugore wawe, guhuriza ku mwanzuro umwe bijye bibananira, muzatangira kutizerana, utangire gukeka umugore wawe, mutangire guhishanya amabanga n'amakuru hagati yanyu, bitume icyizere cyanyu gisenyuka. Ibyo bintu bizagenda usange bigize ingaruka ku bana banyu kandi mutari mubizi. Aya makimbirane kandi bitewe n'uko atangira ku tuntu duto mukeka ko bizakemuka, birangira ari yavuyemo gutandukana buri wese agacupa. Gusa usibye ibyo, iyo ubanye n'umugore wawe nabi bituma n'akazi ukora utagakora neza kagatangira kukunanira. Niyo mpamvu niba uri umugabo ugomba kwirinda gushaka umugore kuko n'ubundi numushaka uzasanga byari amarangamutima y'akanya gato wari ukurikiye, bigatuma wiyangiriza ubuzima bwawe uyobowe n'ibintu bidafite umumaro ari byo gushaka. Ibi byose twarebeye hamwe ni impamvu zigomba gutuma umugabo adashaka umugore ndetse zigomba gutuma atanabyara abana kuko bizagufasha byinshi mu buzima bwawe, harimo kwiteza imbere, gukurikira intego n'inzozi zawe, kugira ubwisanzure n'ubwigenge ku butunzi bwawe n'ubuzima bwawe, no kubaho nta wundi muntu ubereyeho ahubwo ukabaho wibereyeho wowe ubwawe. Kimwe abantu mwese twabanye kugeza ku musozo w'iki kiganiro ni iby'agaciro, bibutsa gukanda subscribe kugira ngo twagure umuryango mugari w'i YouTube channel Big Pop Media, mugakanda like, mukanasharinga iki kiganiro ku bantu benshi. Naho ubutaha.